nahisemo rap ibindi byose umbwira sinzi haso zanjye zose nyagasani ni uzizi everyday mbyuka nshyira mu bikorwa inzozi ndagwa nkahaguruka nubwo bari insazi urabizi kuba umugabo no kwitanga bikaze no mutima wa gisirikare nje guhindura game G's nibwo nkibonaho mpera ninjye wumvaga bahanura kuva kera ko nzaza kubavana kwiza injyana zidashinga gushyira rap kuri map nibyo mfite mu mishinga nubwo aho nkomanze hose ngigiza bikanga aho nshatse kumenera imiryango bagafunga we are trappers niga mani tuzitunga nzabikora mvunika nibyo bizampikamba haso zanjye ku mihanda zangize kibamba ndabizi mfite tala itarigiye kwaka uyu mwaka nzabakanda mu Rwanda nzabafata target ni kurendi muri jet nurije umuzungu yasoze ashaka basi baraperi bari mu Rwanda ninde ubona mukoranye indirimbo wavuga ati izi ninzozi zanjye ngezeho kabisa oya abo dukorana nabo babamagije uko dukorana nabo nabahanga ibyo uriya yama n'ubundi abo dukorana banga ubu nta muraperi ubona hano mu Rwanda ukavuga ati bro uyu muntu dukoranye byanga bikunda nawangiye hit akareka abo dukorana baramagije kabi numva mbona ibyo uriya yama n'ubundi ngo yabima kabisa walaye yitwa Migos mvisha abandi ngo bakwaka giti hanyuma ze ni bande wakomangi bakakwaka giti baraperi bakuru banyu baye nk'aba Bulldog kabisa ni umufana ariko Bulldog kabisa niyo mu bitavasi mwe ya Bulldog twumve oya na bamufana ariko nyine vasi ziwe nyine ngo ni warimba indirimbo ze oya nyine ndaziza ariko nyine mba nziza nyinshi mu mutwe nyine tu nese urumva batavuga ko wamuzamukiyeho oya naga ibyo ariko nese wafata imirongo yawe ugajya gufata nindi baba ari insazi ariko uramufana ndamwemera kabisa iki cyatumye umufana ni akiba muri Tuff Gang kabisa avuyemo wahise ureka kumufana nyine nicyo gihe natangiye nyine kumufana nyine Tony wano namwumvishije nyine ni iki cyatumye umufana nicyo nabazaga afite imirongo myiza zikwandika neza kabisa okay ariko araho komanga bakora ati duhuze ejo bamuhamaga akahita uravuze ngo ntiwabavuga utari wazamuka batazakumanura byihorere ntabwo aribo ntinye bamanura nuko hari ibintu bikubaho itabatari ngombwa kubivuga tu narumiwe byihore ugatubireke n'ubundi ndumva giti yakaga wasaba bataranamuhembaga niho nsigaye numva amaradiyo y'iminsi nta gihembo sibyo ubizi utewe by'amaradiyo ze no kudahembwa kandi uri umuhanzi aya ntago njya mbikurikirana cyane kandi ubuze ngo yego iyo bansabye nyine giti nyine ubwo ngubwo nyine mba numva nyine ari n'insazi nyine kuri bo nyine tu okay ndatangira niruka manywa nijoro byambereye ihurizo ndiruka ngabuza mu mihanda y'ibibazo na numwe wamenera mu menyi izanjye menyi izawe muri rusange njyewe n'abanje nambuka barya n'inzara ndataruka ngwamo mu bibazo ngwamo ndataruka ngwamo mu bibazo ngwamo imbogege yanaye mu bibazo ngomba kubiva mu kigabo mu ijoro rya kane mu kuboza ubwo nibwo soza ngwiriyemo bambaza wagwani mbasubiza gani mbaye ikaze mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi kunda of course ndi Mr Muhanzi ndi intare ndi ndahangarwa ndi intore kandi ndi umunyarwanda ini NTV Rwanda ushaka kuyitenda baze TV ibiganiro nabigezemo Royalty mbaye ikaze kuri supermarket Jaza yewana ni hano Kibagabaga kabisa ushobora gushopinga ibintu bitandukanye yaba ibyo mu rugo ibyo mu gikoni ibyo muri saro ibyo kunywa ibitari marukoro n'ibiri marukoro byose birahabaye bakwakira neza kabisa ni hano Kibagabaga hafi no ku mavaze ku muhanda uzamuka ikinya KG 12 Avenue ubundi ukaza ukishopingira kabisa niho mba nibereye ni mu biganiro hanyuma nguhereje ikaza uherereye hose yaba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda narabibateguje mabwira ko impano karabutaka ngiye kuzibazanira interviews zitandukanye tugomba kuba turi kumwe niba warakanze subscribe ndagushimiye cyane ariko kandi niba utari wanayikanda nicyo gihe nako kanya ngo ukande hanyuma kandi ukande nakazogera cya notification asigaye ujye wakira ibiganiro byose nkugeza amakuru y'imihanda amakuru y'imyidagaduro amakuru ya sport documentary ndetse na interviews zahageze cyangwa se ibiganiro mu rurimi rwacu tumenyereye no kuganira nk'ibisanzwe reka mbanze mpereze ikaza abatumirwa turi kumwe nkuko mubizi nibanda cyane muri new generation artist impano ziba zimeze neza cyane kandi zidahabwa umwanya kugira zigaragare kuri kamera ndi kumwe nawe n'umuhanzi ngiye kujya nkorana n'umukameramani w'umuhanzi ndaje nzamubabwire nawe cyangwa anytime nawe nzamukuta kuri kamera mumubone ndagira ngo kamera yawe neza kabisa uyerekeze kuri uyu muniga wanjye umeze neza kabisa aba yambaye neza cyane kabisa bro amafaranga ariko ni menshi cyabisa oya ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe kuba wambaye amafaranga menshi oya nambaye amafaranga asanzwe nk'abandi imyenda iciriritse mbega uyakura he wowe ko twe twayabuze sidukora imiziki se dutamo buke amafaranga menshi maze gukora umuziki nangaho ntago naya mentioning kuko ntago nda upload yaje
bivuze ngo ni makeya of course. Hanyuma ninde rero turi kumwe hano? I still remember those days nkiri muri uniform, life yari so nta mishinyiko, nari muto gusa narashize imiteto, nshaka ubumenyi nzahindurirwa inyito, byuka tondo ry'agatigito nkataha ntacyo nzaka mu rugo, inzara imbere umuzigo ndiga nsoza mbahiga, akazi nako ntakuboneka, nyoboka muzika ndandika mfata microphone maze ndarapa ntiruka mbone. Burekiyeho gatoya, ninde? Bayita Tiger. Bamwita Tiger. Nago ndi jyenyine, abantu ni benshi kabisa, bafite impano ni benshi kandi abatari bajya kuri kamera ni benshi. Niyo mpamvu bahereza ikaze kuri NTV Rwanda, dusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, twandikire asigaye tubikore kandi tubikore neza, mureke imyidagaduro igere hose, new generation zimenyekane. Hano ruguru gato mfite undi muniga yambaye ama white bro, wameze n'ubwanwa ariko ya OG kabisa. OG ni icyo ushimira Imana ko warameze ubwanwa? Sha ni Imana ibigena byose kabisa. Ntago yigeze hari utuboro ngo bafataga ukajya usigaho nyine kwa kuntu umuntu afite taki yabwo, wumva ngo ushaka ubwanwa kabisa, buje umije utabyicuje impamvu bumeze. Oya ntago zira boro njya nzikoresha ngiye bwa. Ntago bujya buguhenda kujya kubwogoshesha. Happy kabisa, ubwanwa kubwogoshesha ni ikintu kiba cyoroshye cyane uko ibiceri biba bihari bike nyine tu. Ibiceri biba bihari. Hamwe n'Imana gukora ukizera n'Imana ugasenga byose birakunda kabisa. Hanyuma ninde turi kumwe hano? Ngo niryo jeni naha turatuje cyane, amanywa nijoro birakubye cyane, imvura iragwa nuvuga wagwa, ni namba za jango mbone bucya, ndimo ndashya mbone ashya, origino gang izanye ibishya ngibishaje mbihari y'abana bikina kurusha, bambaye ikamba bambaye inshabure, ni mubarabure slenge guturuka Goma. Ya ni Mungu wa Nyamigo, muraperi wanyu from Gikondo kabisa. Muraperi wanyu Amigo kabisa. Okay, namaje kumva ku ruhande rumwe mfite Tiger, ku rundi ruhande mfite Amigo. Aba ni abaraperi kabisa, baririmba mu njyana ya hip hop, baririmba mu njyana ya drill, bafite ubutumwa, bafite byinshi bagomba kutugezaho. Asigaye reka ngohereze ikaze, wicaro tuze, ubwira abavandimwe, ubwira inshuti, ubwira abo musengana, ubwira abo mukorana ati byabereye ni kuri NTV Rwanda. Badufitiye iki biganiro bitandukanye, amakuru atandukanye. Asigaye bonde reka twinjire mu kiganiro neza. Tiger, what's up? Umaje gushyira hanze indirimbo nyinshi zitandukanye, ndabeshya se? Sha ni nyinshi kabisa. Ugereranyije n'inka zingahe? Maze umwaka mu muziki zishobora kuba nk'izisohotse ziri hanze ari nk'8 cyangwa 10. Indirimbo 8 zose ziri mu njyana ya hip hop cyane drill? Ziravanze, ngiye nkora injyana zose. Na gospel wayiririmba? Na gospel nabatsamo. Turirimbire twumve. Ntago ndabitegura. Kandi uratubwiye ngo wayikora none ngo ntiwari wabata. Of course ntago ndayikora ariko nayikora. Ariko ntiwari wabitegura. Ntago ndabitegura nta nubwo ndabikora. Arizo wanitse se basi? Oya ntago ndabitangira aho ukora nyifite byinshi ndimo gukora ariko nabyo nzagira igihe cyabyo. Okay, reka twinjire noneho mu ruhando rwa muzika yawe. Umaze b'imyaka igahe mbere na mbere? Ubu ngubu maze umwaka nkora, ndateka indirimbo ya mbere na ya uploadinze umwaka ushize mu kwa mbere kuri anniversary yanjye, byari ku itariki 19 z'ukwa mbere. Views zarabuze se cyangwa zarabonetse? Zarabonetse. Umuntu ugitangira indirimbo ya mbere ziba zihari nyine bijyanye n'igihurimo, urumva kuva mu kwa mbere kugeza iki gihe nicyo gihe maze mu muziki ndimo ndakora nyine tu. Urumva ibintu nkozemo n'ibyo. Ni sawa cyane Tiger. Hano rero twibanda cyane ku mpano, niba yanatuzanye tuba twaje kumurika n'iki kikurimo n'icyo ushoboye, n'iki uje gutanga nk'itandukaniro mu banyarwanda bandi dusanzwe tuzi, kuko hari abahanzi benshi, hari upcoming benshi, kuba wageze kuri kamera bari andi mahirwe kugira ngo ugaragaze n'icyo ufitemo. Right now byibura ushobora gufata iminota 5 yawe myiza kabisa, ugaflowingamo, ukarwapa, ukaririmba, ni ikintu kikurimo ukavuga ati kabisa ndabahaye noneho. Niyo yaba ari iminota 5, niyo yaba ari isaha udahagarara. Yewe ndaba ndaho nanjye ndi kuvibinga ingoma zawe. Are you ready? I'm ready. Banza ufate no ku kantu harabinywera. Mogo wawe umeze neza. Abona agacyo usomye Fanta nk'ibisanzwe. Oh yes. Fanta Citro nk'ibisanzwe. Let's go. Okay. Melodic rap trap nigga niyo shi vakuri swing nigga deba ntigu kabasil ngizi verse nzita beat zino bitch muri bin zino hit zili out iyi minsi tuli hot nkondera kuri order nk'umusirikare, niyo mpamvu mbyuka kare ngoni karage Kigali nanziza ibigari zina ryanjye soro bo bahora mu bihayi kandi njyewe nshaka kuba soba suko ngiye nikora ntiwanyereka kata gusa wanyicisha inzoga narabamenye uko mukora maze ndabigobotora kuko naje kumenya ko ntacyo mfite mwamvaho namenye neza ko munkunda mfite rare nta rukundo rwanyu mukunda kundya ryanjye ubu naciye
kenge inshuti mbizi njyana mu bigari zona nashyize ku ruhande ubundi mpindura inzira nicira izanjye ibyanjye bizwi na rurema ndirira ntakira basi nganyobora inzira yuzuyemo indyarya indaya n'abatinganyi ruswa n'abashaka mare kabiri isari ry'abateye ishyari niko ishyari n'ishyano rya tumukora amahano fuck jealous nigga I'm a rasta urabizi nje nawe hoya ntago twasa uri nzankata zawe ntago zandya nubundi nturi friend buri munsi ukina fente ngo maze njyewe manuke mbwira uhungukira he nyumva ngiye nkudabure izo mind uzazikatire icyo wanze maze unanide nicyo ushaka werure urarenze nawe urabizi gusa mbona utinya attending amakosi maze ushyira imbere akazi igihe ukiri kwisi nawe wana born intsinzi yeah hola nsanga mpuri kona ngwino kopede ntiga dore uko bikorwa shaka yo madala va mu bitabala ngwino joining nawe gang zikikola ntago duhubuka twebwe tura medita album ebyiri eshatu nshatse nzita hanze wangaye gutinda gusa dore ntago mpeze n'ubunda boba people boba bona twara doze mwuko dahera yeah yitwa Tiger iyo mirongo se ikura ku mana cyangwa ikura mu byuma ku mana uvugana n'Imana yego ikayigo yego nekasha ngenda twika bisaba cyane kabisa gato cyane reka ngaruke kuri ruhande utaza kugira ngo nawe twamwibagiye turamufite cyane kuri kamera Mr Amigos wese bro Amigos kuva USA Amigos from Rwanda Amigos ni ikirimi cy'Espanyol kabisa Amigos ni ikirimi cy'Espanyol bivuga iki inshuti inshuti Amigos bisobanura inshuti na amigo bisobanura inshuti bituruka ku cyubwo cy'Espanyol nyine tu nyine kwigira ngo wite Amigos nuko ufite inshuti nyinshi nuko wabonye inshuti twebwe man inshuti zacu zaraduhemukiye wowe izawe kugira ngo nazitire nuko zakoreye ibintu byiza cyane mfite inshuti zinkorera ibintu byiza birenze banamfasha no muri muzika yanjye kabisa inshuti yawe ugeze kugira ikibazo ugahita uyihamagara ukavuga ati bro umva man ngoboka byibura ntamo nka 10k agahita kagwa nta bindi binakubajije niyi shana ubundi n'uyu muhungu wanjye tuba turi kumwe Tayiga kabisa ngo tuhorana kabisa bro ngo ugira amafaranga menshi ku buryo inshuti zawe ziguhamagaye ngo uhite uzihereza nka 10k nta mafaranga ngira ariko yongera tuyasangira n'inshuti ngaho mpereza nawe mfite akabazo ko kugira manka bitanu ntago mbitangira kuri kamera kuri kamera bari ukwibonekeza nitugera inyuma ndabikora nta kibazo ngo kuri kamera bari ukwibonekeza ariko tugeze inyuma nabikora eyo ni imitwe shaka kugira ngo utayame inyuma ya kamera nayo urampa yamerera ntago ngende nka babandi bajya gufasha bagahamagara press ngo bazitangaza amakuru ryose oya nese ubibonamo ikihe kibazo babikoze ubonamo ikihe kibazo ngiye ntekereza ko muri bira hanze ngo akaboko kawe k'iburyo nigatanga k'ibumoso ntigakwiye kubimenya ntago ntekereza iyo uzanye itangazamakuru icyo riba rije gukora ariko ashobora kubitanga nk'ubutumwa bwo kugira neza kugira ngo n'abandi babirebe nabo bajye babikora ngewe ubutumwa bwanjye mucisha mu ndirimbo simucisha mu gufasha hariya okay cyane hanyuma Amigos ndagira ngo nafate byibura time ya nk'iminota 3 cyangwa 5 udutema ibigomo are you ready uriteguye nditeguye ako ndashaka imyuka vibe bro imyuka ibiri cyangwa nta kantu wanyweye oya akantu kabagari kabisa dore ngaho akantu kabagari mba ndiho gafata agafanta naga cyangwa ni kantuza oya naga fanta nifate wallahi let's go ngo life iri good mu mutwe uburizo keshi nzime ndabura game nguhe keshi zanzuhebe nginzira natangiye ndabura disi ndi kwiruka kabiri wamburwe of course ndi kwibura inzira ndakaba bunono sometime dala ni dara free beat muri hood change game here ni hame wagwani mu bahungu version iri good chemba Karine Alice bose ngubita makuchi Sabine DJ disi mukoresha ukuri mboni ni mboni sibyibanga pesa kashindile simbona ni mboni ojufe tufesh imbonesha imboni la fili good mu mutwe uburizo keshi nzime ndabura game nguhe keshi zanzuhebe nginzira natangiye ndabura disi ndi kwiruka kabiri wamburwe of course ndi kwibura ndatangira bishuka nginzira ndayiruka kugaburira wijuse bidatinza aratamira ngo life ni good mu mutwe imizigiri good mbatemo vasize ubufu muhebe utanzi ni amigo tuza nkabiye inzira dore ni benshi babyirukira urabizi na pose ngira muri yisiri ndatumika
yango dore midani ngiyo ndebye imihanda mbona naratawe mbona nawe nsigaranye dawe mbona nawe nakambaza nkawe ndota hazaza nkahabura ndota ubusaza nkakebuka ndota hongana ndota abajama ndota imihanda yuzuye ubugona nirirwa niruka inyuma y'ikaramu mamuti ikaramu nsabira kuba nirirwa niruka inyuma ya zeru yitwa Amigos ngo bisobanura inshuti ngo ni izina ngo ry'iki ry'inshuti kabisa ngo riva kuki riva ku cyesipanyol kuva ryari nyine byagenze gute kugira ngo wite Amigos shano urebye n'ubundi ni izina umuji wanjye yitwa Black yakuvuga cyane wabuze ko yawe ntiwariye ni izina umuji wanjye yitwa Black Dealer n'ubundi niwe warimaye Black Dealer tukunda ko byo bisobanura iki Black Dealer we sinzi nyine niko nyine yita nyine tu wowe ushyize nko mu nyurabwenge bwawe wumva bisobanura nk'iki sha nyine ubwo ngubwo sinzi nyine ko nyine bisobanura nyine bwowe wamwe ibanga iraheze yes Amigos ntari kabisa imirongo yo mwayumvishe Amigos mwumvishe ni ya Tiger no ku ruhande rwo hepfo hanyuma ndashaka nibwo bigitangira imirongo nibwo ukiyitangiza ahubwo se dukomeze iriya ndirimbo warimbaga yitwa harya ubuse inagutayemo vase yitwa ngo iki Hear me ubwo bivuga iki ni bantega amatwi kuko nibwo byaba bigiye gutangira okay hanyuma ku ruhande Amigos we yumaje kurapa yitwa ngo iki yitwa inzira no ku YouTube bajye kuyireba yitwa inzira ako mujye muvuga platform zanyu mufite vibe ku buryo bugaragara iriya ndirimbo yitwa inzira bajye kuri YouTube bayirebe ni inzira by Amigo featuring Young Nafe na Black Dealer yes hanyuma ku channel yanyu yitwa Amigo mu kinyarwanda na ra na wa okay izindi platform ukoresha ni Instagram, Facebook na TikTok ni Amigo hose yes hanyuma ndashaka feedback y'abafana cyangwa se abo mwakoranye cyangwa se aho wayishyize comment inshuti zawe unagiye ngoma hanze yitwa inzira feedback wabonye yari imeze gute ni gukonfirma ko ufite talent cyangwa ni yakubwiye ati shajya kwihingira brother oya abantu bayakiriye neza no muri comment bagiye babivuga comment zibigaragaza neza na views ni nziza kabisa ko ariko ngo comment ngo musigaye nazo ngo muzigura nyuma yuko twavumbuye ko ngo mugura views na comment ngo murazigura oya twe nago tujya tugura comment na ngo nta mafaranga ufite nyine comment ntago uri wazigura wowe njyewe ndazikora urazikora gute nkora amakuru comment zikaza reka ja uri umunyamakuru se oya ari nzi kuri umuraperi uri umuhanzi topic uri topic no wango wowe ubi inkuru ngende inkuru hanyuma abandi bakabikuvuga mu nkuru abandi bakamvuga nyamukuru se cyangwa zizaze nizo hirya subuse ubona ko byabazinduye ni nyamukuru yitwa Tiger God ni umuraperi aririmba mu njyana zitandukanye yaba drill yaba hip hop yaba ese buriya drill na hip hop si bimwe oya ntago ari bimwe bitandukana gute uwumva beat byanga byakunda wumva drill hari ukuntu isa nk'iyihutamo muri force ubu washobora kudutandukanyiriza kugira n'abantu bari hari hepfo babyumve byashoboka kubita drill ya mbere twumve drill akenshi ukuntu ziba zigenda twagiye ngigenda ngo ndavura kutari nk'abandi mu bibuza mpori ruhande ni indwara nka demba nimba bloke ntaguza nsiga gutyo bumva ko nyenda drill ariko noneho kamumvisha I still remember those days nkiri muri uniform life yari so urumva ko bitandukanye cyangwa kankumvishe n'indi verse noneho nanagutema kubita ko kambere wari uri gukubita iyo ngiyo nayo batayemo kamatema ibirenze ariko hari ikibazo kandi nakuriye street mfite inzozi zo kuzakura mama nkamugira queen mugurire crib none abanyarubara cyanse ba proof byaranze ndacyambara tooth ndashaka mbikorere ndacyagura weed nabaye umuhigi nkiri imputira ishyamba ryangize gahini nakwica na berry anyitambitse mu nzira nshaka ibiceri kweri ntacyo nakora gusa life ni hatari ndashora nkahomba ntadamara ukwezi nkisanga nakomba n'impamvu ndayizi hasira nahindutse inoge nihisha mu cyangwa mu mufuka mfite mayifege icyo nzi ni saha itaragera ngewe nshyiramo agatege jeli hafungiye tala nyinshi zidenze iyo mfite freeman nigga trees agaduke dutwike ngabahungu twasari yukuri ni viti kumbuka mayisha ni vita vipaji tunabyo na kinini ngumu kupita na sari yukuri nakunze umuziki nkiri mutoya nafana gatiji buri wese nabwiye yansabaga giti nta kintu ndiho mu mufuka ndisiki kurya ni sazi hasura bizi beza kubwire mu kanindazi cyana nakunze cyanteye kabiri nadakaye kubi nkatirizo pusi nahisemo rap mbasari yukuri nashize imiteto mburaye kabiri ni Giswahili se byose mu Giswahili bavugaga navuze ngo
kumbuka maisha ni vita, vipaji tunavyo lakini ni ngumu kupita. ubwo bivuga iki? Ubuzima ni intambara, dufite imana ariko kuzamuka ni insazi kabisa. ubwo nizere ko abari kuri kamera za NTV Rwanda, abantu bari Kenya, bari Tanzania, bari Burundi, nizere ko igiswahili mwacyumvisha. ubwo niba tubeshye muraza kumbwira muri comment. hanyuma Tiger Rwa, nihe misiyo ikuzanye muri drill cyangwa muri rap cyangwa se mu buhanzi bwawe? Intego nyamukuru ikuzanye ni iyihe? Wayiguha muri verse sukabyumva ntacyo bitwaye, reka nkure muri verse urayumva, nanjye ndaza kuyikubaza birangiye. Nahise mu rap ibindi byose umbwira sinzi, haso zanjye zose nyagasani ni uzizi. Everyday mbyuka nshyira mu bikorwa inzozi, ndagwa nkahaguruka nubwo bari insazi. Urabizi kuba umugabo no kwitanga bikaze, no mutima wa gisirikare nje guhindura game G's. Nibwo nkibonaho mpera ninjye wumvaga bahanura kuva kera ko nzaza kubavana kwiza injyana zidashinga, gushyira rap kuri map nibyo mfite mu mishinga. Nubwo aho nkomanze hose ngigiza bikanga, aho nshatse kumenera imiryango bagafunga. We are trappers niga mani tuzitunga, nzabikora mvunika nibyo bizampikamba. Haso zanjye ku mihanda zangize kibamba, ndabizi mfite tala itarigiye kwaka. Uyu mwaka nzabakanda mu Rwanda, nzabafata target ni kurendi muri jet nurije. Umuzungu yasoze ashaka basi musinyide, leta y'umuziki hano tinyi yobode n'abandi bagerageza baze amikoro yanjye n'undi nta giti wampaye. Wumvisha abandi ngo bakwaka giti, hanyuma ze ni bande wakomangi bakakwaka giti? Bande wakomangi ari ahantu henshi baba baragiye ukomanga bikanga tu. aho ubwira ngo iki? ntabwo ahita utangira gutanga detail ngo byagenze gutya, ariko hari aho komanga bakora ati duhuze ejo, bamuhamagara akahita kuri uravuze ngo ntiwabavuga utari wazamuka batazakumanura. byihorere ntabwo ari bo ntinye bamanura, nuko hari ibintu bikubaho bitari ngombwa kubivuga tu. narumiwe. So ubwo babwire NTV Rwanda twe nta giti twaka. NTV nta giti baka, n'abafana ba NTV Rwanda mujyeho muduhe support. Ni Tiger Rwa YouTube, IG, ahantu hose Tiger Rwa muduhe support. Wenda nabivuga bakagira ngo ndabeshya. Amigos, wowe niye target ikuzanye muri drill? Agira urimba drill, urimba gospel, urimba hip hop, R&B, afrobeat, urimba jazz, urimba rock, urimba iyi cyane gakondo? ngiye nkora drill kabisa. Kora drill? Yeah. Drill se uburyo yabitandukanyije wumvisha ari byo muremeranya nawe? byose biba bimeze kimwe. We duitandukaniro rya drill na rap twumva. Oya drill n'ubundi yimeze nkaho yihuta cyane. Twagiye nyine twumvishe drill twumva. Yeah. ngo nagiwe naburi ubwo mbona ingaruka, ngijisho muriruka umurongo wa kabiri narutse wa kane, sinizi bihekane nize banarutse ipangu nzitaruka. Nabonye izo ngaruka, nakuriye street ubwo banuka, nakuranya gafuka nkoraso, nakuriye street mena amaraso. Gakubita mu rap twumva. Ya rap nono tugendamo gutya nono, yani ngo niryo geni naha turatuje cyane, amanywa nijoro birakubye cyane, imvura iragwa nuvuga wagwa ni nambaza jango mbone bucya gutyo ngo kabisa. Wowe umaje kwandika indirimbo zinga cyazo washyize hanze? Maze gushyira indirimbo hanze 3 kuri YouTube nizo ziriho. Ese ibintu bavuga ngo byagiti mu muziki wowe uvuga iki? Cyagiti mu muziki birimo ariko nyine kwako nye hari wari wayikwaka mbere yuko uvuga kirimo? barayinyatse. Barayikwatse? Ni kuri warugiye kwaka interview, warugiye kubaka power play, warugiye gukora iki? Ni kuri radio runaka ariko nadashatse kuvuga izina. Ariko ko mubatinya mari mujye mubavuga bro, kuko ibintu baba bavuga nawe ibintu baba babatse ni ibintu bigaragara ntago ibaka mwibana. Ntago bari ngombwa ko umuntu ayivuga. Iyihe nk'ubu ngubu nk'iyo radio umunyamakuru wayikoragaho ndabizi kuko twari turi kumwe baramwirukanye, so kujya kumentioninga radio no kubicira izina ntago ari ukugira. Okay. Ariko urumva ko byarabaye. Ubwo tubyihore, ubwo tubireke. N'ubundi ndumva giti yakago wasaba bataranamuhembaga niho nsigaye numa mu radio y'iminsi nta gihemba. Sibyo? Yeah. Ubizi utewe by'amaradiyo se no kudahembwa kandi uri umuhanzi. Aya ntago njya mbikurikirana cyane. Kandi ubuze ngo yego. Iyo bansabye nyine giti nyine ubwo nyine mba numva nyine ari n'insazi nyine kuri bo nyine tu. Okay. Amigos, ndashaka kumbwire iyi miziki abenshi ndi kumva bari kuvuga ngo muri gushishura cyane abaraperi, hari indirimbo nyinshi ziri gusohoka bagahita bavuga ngo ziri gushishurwa kabisa. Nabonye yabade Beni bandi bose ewana bumva kabaye. Ubundi wowe gushishura iki ijambo gushishura cyangwa se igikorwa iyo habaye gushishura haba habaye iki wowe? Sobanura abantu batabizi. Ubundi gushishura no gushishura indirimbo ugafata imirongo y'undi muntu yaririmbye cyangwa ukagenda muri melody yiwe nyine to mu yindi ndirimbo nyine yabanjirije iyo wasohoye. Niko nko gushishura nyine indirimbo. None se umuntu aramutse bayafashe beat akaririmba imirongo ye na melody ye ariko beat atari cyangwa se wenda iyo beat isa n'iyundi muntu, nabyo mubyita gushishura?
aho ngaho se aho ngaho ntabwo ari ugushishura cyane, ntabwo ari ugushishura cyane. aho ngaho ari igihe muba mwabyumvikanye nyine tu na nyiri biti wayikoze nyine bwa mbere, na nyiri kuyikora bwa mbere iyo biti ari igihe muba mwabyumvikanye nyine runaka. Wallahi ngira ngo nabyo ni ugushishura. Oya, kuri biti ntabwo ari ugushishura, ariko akenshi nyine ibyo ngibyo nyine nta muntu ujya upfa gukora muri biti y'undi muntu. Hereza abantu icyizere bari gukura kuri kamera rero bo batazabona ejo bundi nabo basohora ibishishwa cyangwa warabitangiye. Njye ntabwo njya mbashishurira kabisa, nkora ibintu karite yanjye kabisa niyo mbahereza. Ubona biterwa n'iki se ubundi gushishura kuba umuhanzi yakisanga yakoze igihangano cy'undi? Maybe hari abo bajya bisobanura akavuga ngo ntabwo tuba tubizi ngo nta producer babikora ngo ibiki, ubundi ubona ari iki kibitera kugira ngo umuhanzi yisange yashishuye igihangano cy'undi? Akenshi hari ababa babizi ahubwo ashaka gukora nyine ikintu kimeze nk'icyuwo nguwo kabisa nyine tu kugira ngo akizamukireho kugira kizamukireho. Ubwo iyo ubikoze ntibibe bigenda bite? Uba wahiye. Nizere ko rero utazashya. Hanyuma ndashaka target yawe nawe ukuzanye mu muziki, uburyo watangiye naho ugeze naho ushaka kugera. Ntabwo biracamo neza, ariko uko bigenda biza nyine binyereka icyizere nyine ko biri mu nzira nziza, ariko ibintu nzanye nta gucika intege kabisa, nzakomeza nkore cyane kabisa. Intego wazanye mu muziki cyangwa se ufite ni iyihe kugira ngo n'abanyarwanda cyangwa se abandi bashaka gushyigikira babone aho bahera bagushyigikira? Intego yo ni ndende, yo ntabwo wava nyine nk'intego wazanye manga nyine no kugera nyine ahantu harenza nyine abandi bakuru bacu nyine bari nyine tu. Hanyuma indirimbo umaze gusohora ni zingahe? Ni indirimbo 3. Ni indirimbo 3 kuri YouTube. Nizo zihari? Izo umaze kwandika zo? Ni nyinshi kabisa, ubwo napfa ko zimenya. Mu baraperi bari mu Rwanda ninde ubona mukoranye indirimbo wavuga ati izi ni inzozi zanjye ngezeho kabisa? Oya, abo dukorana nabo baba bamagije, kuko abo dukorana nabo ni abahanga, ibyo uriya yama n'ubundi abo dukorana abanga. Ubu nta muraperi ubona hano mu Rwanda ukavuga ati bro uyu muntu dukoranye byanga bikunda nabangiye hit? Kareka abo dukorana baramagije kabisa, numva mbona ibyo uriya yama n'ubundi ngo yabima kabisa. Wallahi yitwa Migos Tiger Rwa. Oye, we ninde muraperi hano mu Rwanda waramukoranye wavuga ati sha inzozi zanjye ntangiye kuzikandagiramo ubu ndimo ndazigendamo kabisa? oya, nta nzozi zanjye nkavuga ngo ntangiye kuzikandagiramo. Byaterwa n'icyo twakoranye, bose nakwifuza gukorana nabo, ahubwo hari uwo twakorana ikintu kikaba cyiza nibwo nakumva ko ndimo kugera ku nzozi zanjye, kuko inzozi zanjye ni ugukora ibyiza, ariko ntawe mvuga ngo nasariye uyu gusa, bose bararenze n'abastari barabandika neza. We ni uwuhe role model hano mu Rwanda muri trap cyangwa muri drill cyangwa muri hip hop? Role models? Biragoranye. Awe numva abaraperi bose kandi bose ndabakunda, numva abahanzi man yaba ari upcoming yaba ari abastari mwese mwabaye abanyapolitike, uramubaza ngo role model wangu bose ngo n'abastari ngo ndabemera, kandi ndabizi muri ghetto zawe hari ahantu ubugero ukavuga ati ewana Ishkevin ndamwumva, Betray cyangwa se bose, ariko sinakubeshya ngo niwe numva cyane kurusha abandi. Nta n'umuntu kwinspira muri we, bose baranyispira. Iyo izo ni ingingo za politike. Sawa cyane, ntari ni NTV Rwanda, of course nge ni Mr Muhanzi. Ndagira ngo noneho utubwire platform zawe n'iki abanyarwanda no support baguha. Platform zanjye ahantu hose nkoresha Tiger Rwa, like ta na i na ga na e na la akanya la na wa. Tiger Rwa yaba kuri Instagram, yaba kuri TikTok, yaba kuri YouTube, yaba Spotify, yaba Audiomack, ahantu hose nkoresha Tiger Rwa. Mujyeho muduhe support ariko ukomeje kuvuga ni yihe ni yushaka badukore subscribe, basharing indirimbo zacu, batwereke urukundo, baduhe comment nziza, baduhe courage, kandi matwanabyishe batema kanyuma abantu bumve ko iyo support ikenewe. Okay. Impinja zirapfa zitaranavuka, dukunde duhisha ibi byaha bikorwa tubeshyanye inkondo, mana tabara ikibi cyateye rubanda, iniga zigeze mu Kwanda, nta nduru nzivugira ibusi musozi, story tuzumva igisiga n'ikikatakonda, ndatabaza nijwi ridenga yivase ndayirenza impinga, izi mfubyi zirira imihanda dutera amavumbi zitubona ukundi dusiga tumena tureke balarire weed, ndavugira abana tutarera imfubyi zirirera ntawe zitakira, iyi si irashaje nikonge mbibona, iyi minsi ducuruza umunwa gusa nanone tukavuga ubusa, ikibi cyasimbuye ikizi ibi byaha imidindi bitizwa, mana tabara bano basaza basambanya abana ntibita ku myaka, bapesi impinja zikonka baca inyuma bafuhira babo bakobwa, systeme yahindutse ukundi, ndateza virusi ng'imiti icuruze, wallahi dukunze ubutunzi, isi yari nziza kera utaraza none turimbuye Gaza, abandi mirongo ufite ni myinshi, mirongo ufite ni myinshi kabisa, ariko ari akantu umvishemo ngo ngisi ngo musigaye mucuruza umunwa nubwo muvuga ubusa. Kuri iyi si urabona nawe uri kuvuga ubusa noneho
bamwe muri bo cyane, kandi ibyo navugaga nawe urabizi, abantu bajyaho bagashyigikira amatiku, inkuru nziza yabe irimo gupopinga ntibayivuge, kandi hari ibyo bahabuze se ngo bicuruza, ariko birayi boro man, birayi boro ikibi cyasimbujwe icyiza, nibyo nanjye naririmbaga. Iyi minsi ducuruza umunwa gusa, nanone tukavuga ubusa, ikibi cyasimbuye icyiza, amafaranga akinjira ibindi bitizwa. None se nyine sibyo nkubwira ngo umutima w'imezi niyo aranga. Risaba cyane Amigos, ndashaka kurangira abantu aho bagusanga social media platform zawe, ndetse abantu bakwitemo n'akantu nyine ku buryo baba baravuga ati support naho tugiye kwitangira ubusa. Are you ready? Ahantu nyine ubundi bansanga ni kuri YouTube, nkoresha Amigo mu kinyarwanda gutyo nyine bikoretse, ugahita wongeraho ranawa, no kuri IG ni Amigo gusa. Na Facebook ni Amigo, na TikTok ni izo ngizo kabisa. Hanyuma vasi yanyu miratuma bakurwa niyo support ni ndatangira niruka manywa nijoro bya mbere yihurizo, ndiruka ngabuza mu mihanda y'ibibazo, na numwe wamenera mu menyi zanjye menyi zawe, muri rusange njyewe nabanje nambuka barya inzara ndataruka ngwamo mu bibazo ndataruka ngwamo mu bibazo imbogege yanaye mu bibazo, ngomba kubiva mu kigabo mu ijoro rya kane mu kuboza, ubwo nibwo soza ngwiriyemo bambaza wagwani mbasubiza gani. Yitwa Amigos, naho yitwaga Tiger. Wasanga kuri platform zabo zose imiziki ya mu streaming, ese ama audio mark ama Spotify naho mwagezeho hose turiho kabisa. Birumvikana digital platform zabo nazo muzisange kabisa mu streaming imiziki yabo aho muherereye hose. Ngiye mbashimira cyane abakunda, ariko Imana ikabakunda kubarusha. Ndi Mr Muhanzi, ndi ntare, ndi ndahangarwa, ndi intore, kandi ndi umunyarwanda, of course ndi na diaspora. Mba nibereye kuri Jaza Supermarket, niyo yonyine icuruza ibintu hano mu Rwanda bimeze neza, byizewe, bifite karite. Izindi supermarket zose ntago tuzizi, it's okay, izo ntazo nzi. Guru shopping ibintu ushaka, ya ibyo mu rugo, ibyo guteka, ibyo kurya, ibyo kunywa, asigaye komeze wimere neza. Ibikinisho by'abana, ibikapu by'abana, ibisorori bimeze neza kabisa, byose urabisanga muri Jaza Supermarket. Ni hano Kibagabaga KG 12 Avenue, hanyuma ni kuri impande ya station yitwa Total Energy Kibagabaga ya kabiri, cyangwa se impande ya Mr Chips. Uze udusange, hanyuma tukwakire, ibintu aba ari byiza cyane. Interview ndizera ko yabaye neza, mudusange mutuganirize muri comment kuri platform zacu, yaba Instagram nitwa Mr Muhanzi Kane, Twitter ni Mr Muhanzi Kane, TikTok naho ni Mr Muhanzi Kane, Facebook mani nyagasani, hose ndahari kandi ku bwanyu, mu biganiro, mu makuru byose. Mwitegura ibindi bikomeye cyane ngiye kubazanira, ni byinshi cyane. Nababwiye ngo new generation talent ngomba kuzihigaho ziri hose nkazibagaragariza. Ndabashimira cyane, mukomeze mubane nanjye, mufungure notification, kiganiro kigeraho tukibona, ubundi uhita umbwira uti nakibonye kabisa, nanjye nkomeze mbane nawe, nkomeze ngire courage, nkomeze ngire motivation yo kugira nkore byiza birenze.